abantu bati umwaka uri imbere ntabwo ushobora kurangira Mbonyi ataduhaye ubukwe. Why not? Birashoboka. Kera kabaye umuhanzi witwa Israel Mbonyi amaze kuba yemeza ko noneho agiye kugira gute, agiye kuba yakora ubukwe, akaba ashyira umwana mu mago nk'uko muri iyi minsi abantu bakunze kubyita. Hanyuma ni ikiganiro yagiranye na bagenzi bacu ku kinyamakuru cyitwa Inyarwanda mu masaha make kabisa ashize. Amaze kuba abyemeza neza ko mu mwaka utaha bishoboka ko ashobora kugira gute kuba yakora ubukwe, akazana umugore nawe akagira gute akumva icyo abandi bamurushije bamutanze muri uyu mwuga. Iyi ni Story Umutima uramenye ko tubaheza updates. Hanyuma ntago nabagenda nabahereje icyo bitangajeho kugira ngo mwumve fact, mwumve ibyo ari byo, kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hanyuma ngiye kumwumvisha urasaba gukora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Kora subscribe ukande no kuri like niba ukunze video, and then tujye dukomeza tubane muri updates zose. Reka twumve Israel Mbonyi icyo yabivuzeho, hanyuma tuze duhita dusoza. Abantu batari kuno mwaka uri imbere turabona ubukwe bwawe. Uno mwaka uri imbere. Uravuze ngo urabiyamije cyane. Abantu bati umwaka uri imbere ntabwo ushobora kurangira Mbonyi ataduhaye ubukwe. Why not? Birashoboka. Azabari sambitu Ngashake person. I think abantu banye ubu noneho namwigonza n'isuzi. Ubanza abantu banyisuzi. Nanjye rero Imana kunyifuriza kubaka igihe cyabyo. Igihe cyo nikigera nzabikora niba tuze no gusirasi. Ati mbikuye ku mutima nshimiye cyane abakunzi banjye, nshibiye abantu mwese munyifuriza kurongora cyangwa se gukora ubukwe. Ati igihe nikigera nzagira gute nzabikora. Ngaho amagambo rero ya Israel Mbonyi ni mu gihe ari kwitegura gutarama ku munsi w'ejo n'ubundi muri Ntare Conference Arena. Abantu barabizi cyane, barabizi makuru amaze iminsi avugwa. Hanyuma rero uyu muhanzi amaze kuba atangaza ko yiteguye kuba yagira gute yakora ubukwe. Hanyuma dushishikariza n'abataragura amatike yo muri iki gitaramo kugira ngo bagure hakiri kare. Donc ntabwo kuba sold out ira Ntare Conference Arena, ntabwo kuba sold out byari gitangaza, kubera ko turabizi cyane ko umwaka ushize mu gitaramo yakorewe muri Kigali Arena, umuhanzi Israel Mbonyi yakoze amateka yo kuzuza iyi nyubako. Hanyuma rero ushobora kuba wifuza kujya muri iki gitaramo ariko ukaba utaragura tiki, donc ntuze gutungurwa nuko usanga donc amatiki yagushiranye kubera ko ntabwo ari gitangaza. Hanyuma rero this is Story TV kama kawa kama dawa. Okay, click on the like, share and comment kugira ngo tujye tubana buri munsi, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kubona ni byiza dushiraho buri munsi. From stadium to stages, your daily dose of sport and entertainment